Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha bituruka ku Mana twese mwiza n'ibyo mbifuje, bakunze umusaraba, bakunze ba Yesu Kristo. Dushima Imana iduhaye kano kanya kuba twaboneka imbere y'Imana, dushima Imana muri rusange yatwegera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe cyane, mwese mbahaye ikaze kuri televiziyo ya Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Mwese ndabashimiye cyane bakomeje gutera inkunga mu buryo butandukanye, bakoze subscribe, ndabashimiye utari bazikora mu bwanyu, na muzazikore kugira ngo tutushane kujya tubana n'ubundi, kuko niyo nkunga ikomeye cyane mu muduteye muri kino kiganiro tuba tugiye kugenda cyo kuganira ku ijambo ry'Imana, kuko cyane uko nakomeje mbibabwira cyane ivuga butumwa igamije kwagura ubwami bw'Imana no kumenyesha abantu kwanga abantu bari mu mwijima no binjire mu cyo Imana ishaka, binjire mu cyo w'Imana, no kuba wafasha imitima benshi kongera kugaruka kuri Kristo. Nicyo kintu tugambire, nta kindi. Imana ibaho umugisha mwese dukunda kubana mu twego tuba turi kumwe, mukora za like na za share, mukamwa kwifuza ko n'abandi benshi bayibona biturutse kuri mwebwe. Imana ibaho umugisha. Uwo mugiye kubana n'ubundi ni mwene so muri Kristo Yesu Samuel Mutezimana, nkaba ndi umugabo. Imana ishimwe cyane. Mureke rero dusenge Imana maze twinjire mu mwanya cyane wo gukomeza kumva icyo Uwiteka tugeneye cyane muri kano kanya, kwaka n'akanya k'agaciro Imana ibe yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko imbabazi zawe, tugushimiye ko umurava wawe, tugushimiye ko wabanye natwe, waraturinze mu buryo butandukanye, tugushimiye ko twemere ko dushika muri amasaha duhumeka umwuka bazima. Nishimwe rikomeye n'umugambi wawe watubereye maso, niyo mpamvu muri amasaha tugushimiye cyane ko wakomeje guhaba kandi ukomeje kutugwanirira. Hakira ishimwe ry'uko turi amahoro. Mana tubonetse imbere y'ubwiza bwawe muri kano kanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemera ntaba ari njye ugiye kurivuga, ndi wa wundi murengezi mwiza, kubangira icyizere ukanya kubona ko utambutse muri kano kanya. Reka aba ari njye w'umurengezi mwiza unyuza imbaraga zawe, mvuge mbwirijwe nawe, abagiye kubyumva bashigikire muri byose, bashoboye kumva ibyo umukabwira amatorero. Urakoze yuko ugiye kubana natwe, urakoze yuko ugiye kudushyigikira muri iri jambo. Ureke imitima ya benshi yongere igaruke, ureke imitima rimaze gusubira yongere isubire Imbaraga. Ureke Kristo muzima we, buri wese bitewe n'igihe ahagazemo yongera buri gusubira imbaraga zawe. Urakoze yuko hari imbaraga z'umwuka wera ugiye kongera kuza abantu bawe. Urakoze yuko cyubere ko ari cyawe uteka ryose. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye ko ubikoreye kwibanyisha, ndagushimiye ko tubereye maso kandi ko ugambire ko ari byo ukora. Sagirize nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu nashimwe. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Yobu. Turasoma cyane mu gitabo cyanditswe na Mose cya Yobu, cyanditswe na Mose umugaragu w'Imana. Ko Mose yanditse ibitabo bigera muri 5, n'igitabo nacyo niyo cyanditse cyitwa iki cya Yobu. Mureke aba aricyo dusoma mu dusome ku bice 27 ku murongo 5-6 tubisomeho. Tujye kuganira ku magambo meza cyane aryoshye kandi ameze neza. N'amagambo tugiye gusomaho cyane kandi ameze neza cyane kandi gusa araryoshye mu buryo budasanzwe. Turizera tudashidikanya yuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu kandi ko hari icyo ari bukore hagati muri waje gukora hagati muri njyewe. Icyo twizera cyo nuko afite umugambi mwiza ko yatugira neza nk'uko ajya bigambira. Wowe cyawe icyo usabwa no kwitonda kandi ugaturira cyane mu Uwiteka, kuko mwituze mu byiringiro no tuzabona ubutabazi. Imana nishimwe cyane ko ari Imana yacu bwite. Imana ishimwe cyane ko ari Imana ifite imbaraga kandi ishobora byose, kuko y'ubwayo igihe cyose uhagazemo ntagire yitungura. Imana yari ikizi utari waremwa, aho uhagaze hose Imana yari ihazi. Imana ishimwe cyane. Mureke dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko mu gitabo Mose yanditse cy'umugabo bita Yobu, bice 27:5-6. No tugiye gusoma tubivane intego y'ijambo tugiye gusoma cyane muri rusange. Hari amagambo avuga ngo kuri 5, ndiko yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzafasa nzikuraho kubinyangamugayo. 6, gucyane kukagenda gukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja kiriho. Imana ishimwe cyane. Hari amagambo avuga ngo ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubinyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja kiriho.
Haleluya. Aya ni amagambo y'ibyiringiro yavuzwe n'umukozi w'Imana Yobu. Kuko Yobu abenshi muzi intambara nyinshi cyane yagiye acamo zitandukanye, muzi ubuzima yagiye acamo butandukanye, ariko yageze hano hantu aravuga ngo muri make ngo ntabwo azigera reka Uwiteka. Babizi ko Yobu yabayeho ari umutunzi ukomeye cyane, afite byose bishoboka, yari afite amafaranga, yari afite amazu, afite ingamiya, afite ibiki byose, afite abakozi, afite abaje n'abagaragu, afite abana, afite umugore. Ariko igihe kiragera abana b'Imana baje gushengera, bagiye gusenga Imana, na Satani we n'ubundi azajya gusenga. Satani ageze imbere y'Uwiteka, Uwiteka atangira kuba yamuratira Yobu, atangira kwereka Satani avuga ngo uvuye he? Mvuye mu isi. None Uwiteka ahita amubaza, wabonye umugaragu wanjye Yobu yuko ari umuntu ukiranuka kandi wubaha Imana mu byo akora byose? Satani yahise abwira Uwiteka avuga ngo Yobu ntabwo yabura gukiranuka, afite impamvu zatuma akiranuka. Yobu ntabwo yabura gukiranuka kubera ibyo wamuhaye. Muri make Satani atangira kwereka Uwiteka yuko Yobu yubaha Imana bitewe n'ubutunzi Yobu afite, bitewe n'ukuntu ahagaze. Ariko Uwiteka uko yari azi umutima wa Yobu, muri make Uwiteka aramwamiza avuga ngo uwo nguwo ntabwo azigera mvaho bitewe n'uko wamuteje ibyago runaka. Maze Satani abwira Uwiteka aramubwira ngo niba utekereza yuko Yobu akubaha, mera ngwino umwambure neza biriya bintu byose yaratunze, maze uraza kuba wareba. Yesu nashimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo kuba umukristo umaramaje. Kuba umukristo umaramaje cyangwa kuba inyangamugayo, cyangwa ni gute umukristo yaba mu gihe. Umukristo ni igihe ry'ijambo turimo twaganiyeho cyane. Ni gute umukristo yamenya igihe ahagaze mu isaha. Imana ishimwe. Rero ikibazo dufite cyane muri iyi minsi cyane kiragora abantu benshi cyane, ni ukumenya igihe uhagazemo icyo ari cyo. Muri make turabizi neza yuko Imana yagiye itegura umuntu wese, ikamutegura n'ibihe bitandukanye ashobora kuba yacamo bitandukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ibihe bitandukanye Imana yagiye idutegurira tugomba kuzacamo kuva ugeze mu isi kurinda upfuye. Imana ishimwe. Ibyo bihe byose kandi uko Uwiteka biteguye ugomba kuzabicamo, nta na kimwe kigomba kuzabura habe na kamwe. Byose ugomba kubicamo nk'uko Uwiteka bigambiriye. Haleluya. Rero abantu benshi cyane turimo cyane turarwana n'ikintu bita igihe, ugasanga hari igihe uhagazemo kandi igihe urimo ni igihe Imana yagushizemo. Then utangiye gutekereza, utangiye gushakira ukuntu warwana n'icyo gihe, kandi nta kintu na kimwe wakora kugira ngo icyo Imana yagambiriye, icyo Imana yateguye kuri wowe kize kuba cyavaho. Icya mbere cyo, Imana yacu ijambo riratubwira ngo ibyo ikora byose ngo ibikora mu rukundo. Nta kintu na kimwe ikora igira ngo ize kuba yakubabaza. Ntabwo ibikora ari uko ikwanze, byose ibikora mu rukundo. Niko ijambo ritubwira. Iremera ugasonza kuko byose bikora mu rukundo, iremera ukaba ingumba kuko byose bikora mu rukundo, iremera ukaba wakwirukana mu kazi byose ukakora mu rukundo, iremera ukaba wahura n'uburwayi butandukanye byose bikora mu rukundo. So any case yose wahura na yose waba uhagazemo iyi saha, muri make byose Imana ibikora mu rukundo, kandi ni ibintu Imana yateguye. Iyi ni Imana y'ubwayo yiteguriye, wowe ubwawe utari wabaho. Wowe ubwawe muri make ifite kataloge y'ubuzima bwawe uko yagiye ibutegura uko bizagenda kose kuva kuri kimwe kugera ku kindi. Ahubwo icyo Imana ishaka ni gute ubaye mu gihe Imana ikwicajemo. Turabizi neza yuko hari igihe kibaho ugasanga hari uko umuntu azamutse cyangwa hari uko umuntu amanutse bitewe n'impamvu runaka. Niyo mpamvu nyamba babwira abantu bavuga ngo ubundi banzi bibaze cyane ikibazo mpagaze mu isaha ntabwo ari igihe wabigizemo uruhare. Ukuntu mpagaze iyi saha ntabwo ari igihe wabikoze, si igihe wabigizemo uruhare rwose umeze gutya. So banza wikontorere cyane, bizagufasha kumenya neza igihe uhagazemo ari ikihe gihe. Haleluya. Uzamenye neza igihe uhagazemo ari uko uri imbere y'Imana, ari uko wabanje kuboneka imbere y'Imana. Ubundi umukristo wese muzima ntabwo ajya atungurwa n'ibihe, ahubwo iteka ryose we ahora atungurana mu gihe ahagazemo. Bakabona nk'aho ugiye gupfa kubera igihe uhagazemo, bakabona nk'aho wapfuye, ariko kubera imbaraga z'umwuka umaze kubwiza
ubundi aho ngaho ukisanga urimo uragenda ukomeza kugwiza imbaraga, kugira ngo Imana tuga muri Zaburi ngo umuntu wese ufite umutima we inzira z'igisiyoni agenda agwiza imbaraga mu maso y'Imana. Niko bimeze, ntabwo yita ku gikombe ari gucamo ukuntu cyaba kimeze. Hari igikombe waba uri gucamo iyi saha, ariko ntabwo cyatuma utagwiza imbaraga zo gukomeza urugendo rwawe rwo kujya i Siyoni. Imana nishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yobu yakomeje yubaha Imana mu bintu byose bishoboka, atitaye ku buzima yaramaze kwinjiramo. Ubwo ubutunzi bwari bumaze kugenda, abantu 10 yari afite bose bamaze gupfa, asigaye afite uburwayi budasanzwe ku buryo yibaje icyo yakora, yibaje uko yabigenza. Kugeza n'igihe yagezeho umugore babanye, umugore amubwira ngo va kuri iyo Mana maze wipfire uveho. Muri make n'ubundi kuko kuba n'ubundi kubaho kuko gupfa n'ubundi urutwa n'ukuntu ubayeho. Muri make hari abantu cyane bari muri uko buzima, ukumva umwanzi arimo arakongora cyane kwereka ngo ubuzima ubayemo n'ubundi ugiye no gupfa. N'ubundi shakisha ukuntu wakwigorotera muri ubuzima, kuko n'ubundi ugiye gupfa kiri kare. Yesu nashimwe cyane. Ariko ndakubwira ijambo rikomeye cyane ngo sezerera uwo mwuka w'umwanzi ukomeje kugenda kugenderera agira ibyo akubwira bidaturize mu bushake bw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ikintu cyose wakorera icyo mu bushake bw'Imana, banza umenye neza yuko ntacyo na gato bizigera bigufasha. Kandi icyo gihe uhagaze mu isaha, umusozi uhagaze mu isaha, uwo musozi uzarangira ari uko igihe Uwiteka yashyizeho cyamaze kurangira. Ntabwo uzarangira ari ukubera ko ugiye kurwana, ntabwo uzarangira kubera ko ugiye kuvuga, ahubwo uwo musozi uhagazemo uzarangira bitewe n'uko Uwiteka igihe yateganyije kuri wo cyamaze kurangira. Nta kindi kintu Uwiteka gushakaho ni ukwera no gukiranuka, ni ukumaramaza ukaba inyangamugayo. Muri make ni ukumaramaza mu bintu byose, ukavuga ngo nta na kimwe kizigira kingura kuba inyangamugayo. Nzakomeza nkiranuke aho naca hose, nzakomeza nkiranuke. Uko ijambo rirambwiye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Muri make uwo nguwo umaramaje gutyo, uwo nguwo umeze gutyo, uwo nguwo uca muri ya nzira, agaca mu nzira igoye ariko akomeza agakiranuka, agatuka agakomeza agakiranuka, uwo nguwo niwe muntu Imana ishaka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Icyo Imana igushaka muri amasaha ni ukwera no gukiranuka. Nta kindi, nuko ugomba kumaramaza mu nzira zose wacamo. Komeza umaramaze, komeza urugendo. Nuko wabona ari ibintu biruje cyane kuri wowe, ukabona ari intambara, ukabona hepfo nta ruguru, ukabona wabuze inzira, ukabona wabuze icyerekezo, ariko menya neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntugire ubwoba, komeza umwizere, komeza umwishingikirizeho, kuko ya Mana yabanye nawe cyagiye muri cyagiye. Nawe uribuka hari igitambo byinshi cyane byinshi wagiye ucamo, ariko ntabwo byatuma uva ku Uwiteka. Igihe uhagazemo cy'ubukene cyatuma uva ku Uwiteka. Nuko abantu benshi cyane hari ibihe turi kwinjiramo, ugasanga umuntu yari ku Mana ari umuntu ukenye cyane, ufite ubukene budasanzwe, ariko hari ahantu Imana imaze kukugeza, then utangiye kugenda utukisha Imana ibyo Imana yaguhaye. Imana irashaka yuko umuntu wese aho yava akagera agomba kongera kamaramaza mu nzira zose agomba gucamo, yongera amaramaze, yongera kwisa imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Ndabizi hari ubutunzi bwinshi cyane wari ufite bwose bwamaze kugenda, ariko Uwiteka avuga nawe isaha ngo arashaka yuko baza kuba inyangamugayo. Ntabwo ugomba kuba ku Uwiteka ufite ubutunzi, ntabwo ugomba kuba Uwiteka ufite ubukene, ahubwo igihe cyose ugomba kuba uri ku Uwiteka. Time yose waba ufite ugomba kuba uri ku Mana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni gute umuntu yamaramaza? Ni gute umuntu yaba mu gihe? Ni gute umuntu yaboneka ari mu gihe Imana ishaka? Ushobora gusanga ufite umusozi uriho isaha, umaranye imyaka irenga 20, ariko Uwiteka aravugana nawe nta kindi agukeneyeho. Komeza umaramaze. Uwiteka nabishaka umusozi zawukuraho, kimwe nuko atawukuraho n'ubundi azakomeza kwitwa Imana.
ntagomba kwitwa Imana bitewe n'igihe uhagazemo, bitewe nuko yakoze ibyo ushaka, ahubwo ugomba kwitwa Imana bitewe nuko we yakoze ibyo ashaka. Muri make ijambo Imana yambwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ntabwo ari ibi ngo ni ibyiza. So God afite plans muri make ku buzima bwawe. Kuba afite plan ku buzima bwawe, nta kindi kintu usabwa wowe n'ukwera no gukiranuka, ugakomeza kuba inyangamugayo, kuko n'intambara yose aba uri kurwana Uwiteka azakurwanirira. Wowe humura, wowe komeza ube maso, wowe komeza uhange Uwiteka amaso. Ni wowe wenyine ufite kugira icyo akora ku buzima bwawe, ni wowe wenyine ufite kugira icyo yarema, kuko ijambo rirambwira ngo niba ubashe kugira icyo arema akagikomeza, Imana ishimwe cyane. Erega menye ko nawe n'isaha tuvugana, nubwo wasanga hari ibintu ufite, nubwo wasanga hari ubutunzi runaka wicaranye, ariko uko uhagaze iyi saha nta kindi ni imbaraga z'Imana. Position wicamo iyi saha, akazi waba ufite, ntabwo ari uko wize cyane, ntabwo ari uko wavuze mu miryango ukomeye, ntabwo ari uko ufite amafaranga menshi ashoboka, ahubwo ni umugambi w'Imana. Ni igihe Imana ibaye igutije. Rero iki gihe Imana igutije ugihagazemo gute? Ni gute umukristo yamaramaza mu gihe kiwe? Yesu nashimwe cyane. Iyo dusaba cyane mu gitabo cya Danieli, umuhanuzi Danieli hariya mu kimwe cya mbere ku murongo w'8, usanga Danieli yaragambiye umutima wiwe kutizirandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa vino y'umwami, ahubwo we yemera kuba yafata amazi n'ibishyimbo gusa, ariko yanga kuba yafata bya byiza by'ibwami. Impamvu ya mbere yatuma byanga ni uko yarazi neza yuko ibyo byose by'ibwami babaga bamaze kubiterekera ibigirwamana. Niyo mpamvu yanze kubirya. Abona ibigirwamana ntabwo bikunda ibishyimbo, nta nubwo bikunda amazi. None abona nta kindi kintu yakora, agomba kuba yamaramaza mu mutima wiwe. Nuko bagiye bakomeza kumugora cyane, ariko yakomeje ku Mana. Abantu benshi cyane tuvuye ku Uwiteka kubera ibihe duhagazemo. Ubukene butubiva ku Uwiteka, ubukene butubiva ku Uwiteka. Ariko iyi saha Uwiteka arakubwira ngo ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera ugaruke, ongera ugaruke, kuko agufitiye impuhwe nyinshi cyane, kandi arifuza kuba yakugirira neza. Uko waba umeze kose arifuza kuba yakugirira neza. Igihe uhagazemo kimeze gute? Igihe uhagazemo kimeze gute? Yesu cyane n'ubundi dukomeza gusoma cyane, tugasoma n'ubundi muri Danieli ku bice 2, dusanga aho uriya mugabo Saduraka, Meshaki na Abedenego ubwo bari bamaze kurema, bari bamaze kuvuga ngo nibaze ngo baremye igishushanyo cy'umwami, ariko bari abagabo bafashe ijambo rikomeye cyane, baravuga ngo mwami nyagasani, ntabwo tugutinyutse, ariko ntabwo turibuze kuba twakwemera, kuba twapfukamira ibigirwamana byawe, ntabwo bibuze kuba byakunda nawe wagira gute. Muri make baramaramaza, bemera yuko bajya mu itanura ry'umuriro, ariko bageze muri wa muriro basanga Kristo wicayemo, maze umwami nawe agirishurirwa. Uwiteka mukora ku maso, bituma abona yuko yashyizemo abantu 3, ariko abona harimo abantu 4, bituma atangira kuvuga ngo aba bantu rero ntabwo Imana isumba byose, maze kuko bavuyemo bashyira Imana icyubahiro, bituma Imana yamamara iteka ryose. Ariko banza tubwire iyi saha, akazi ukora, ahantu uherereye iyi saha, Imana igwa icyubahiro, Imana iri muri icyo cyubahiro, cyangwa Imana iri muri atuka ku bwawe. Bazibaza cyane ibyo waba uri gukora iyi saha, Imana iri muri ahabwa icyubahiro ku bwawe, cyangwa Imana iri gutukwa ku bwawe. Abantu benshi cyane basigaye bavuga ngo uriya muntu ngo si umurokore, uriya muntu ngo sizi ibiki n'ibiki, bitewe n'imico yawe. Iyo wirebye neza ubona Imana iri muri ahabwa icyubahiro ku bwawe, cyangwa iri muri atukwa ku bwawe. Yesu nashimwe cyane. Imana irashaka yuko abantu bongera kuba inyangamugayo. Igihe uhagazemo ntawe ujya ngo cyagukura ku Mana, ibyo nawe ujya ngo cyagukura ku Mana. Uko Imana amubwira ngo hamwe n'ibitugerageza byose, ngo Imana ibashe kugenda iducira kanzu. Imana ishimwe. Imana ikigukereyeho nta kindi ni ukwera no gukiranuka, naho ibindi byose izabikora. Ntabwo izabikora ari uko wabivuze, kuko ifite kataloge, ifite ubuzima bwawe, ifite ukuntu yagiye butegura, ifite uko yitegura buri kimwe cyose ku buzima bwawe. Ariko banzibaze cyane iyi saha, uko
mpagaze meze nk'uko Imana ishaka, uko meze isaha meze nk'uko Imana ishaka. Nushitanga rero uko meze isaha bitandukanye n'uko Imana ishaka, bigusabe rero kugira ngo wongere usabe Imana yongere igushoboze cyane kuba wagwiza imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Uko abantu benshi cyane bagiye basubira inyuma, abantu benshi cyane ubuzima bagiye bicaramo ariko bitari mu bushake bw'Imana. Imana irashaka yuko iyi saha wongera kumaramaza. Yesu nashimwe cyane. Wabona umugabo wawe ngo sinzi ngo kubyagenze ngo ntabwo akivuga mu rugo, ngo harimo mugatangira gutekereza ngo hari ibintu ngeso runaka ngo barimo aragenderamo, bigatuma utangiye kugenda ujye kwishakira izindi nzira bitandukanye ngo ujye mu bapfumu. Ariko menya neza ko uwo muntu ugiye kujyana mu bapfumu iteka ryose, uwo nguwo ubuzima bwiwe amaraso yiwe uzayabazwa, uzabazwa amaraso yiwe uzayabazwa iteka ryose. Yesu nashimwe. Imana irashaka yuko yemeye yuko bana n'uwo mugabo, yemeye ko bana n'uwo mugore umeze gutyo, ufite umutima udahindutse. Uko Imana yatuvuga ngo hari abantu bafite imitima imeze nk'amabuye kandi abagabo guhinduka biragorana cyane. Rero ushobora gusanga uwo mubanye, uwo mugabo, uwo mugore afite uwo mutima umeze nk'amabuye, ariko icyo wagombye gusaba, wagombye gusenga Imana ukabwira Imana ikamuha umutima mwiza woroshye, umutima wuzuye umwuka wera. Naho icyambere cyo afite umutima wuzuye umwuka wera bituma bajya inama kandi iteka ryose bituma yumvikana mugenzi wiwe. Ariko niba umutima atawufite, musengera Imana imwereze uwo mutima, umutima woroshye, umutima wubaha Imana. Uko niyo baha Imana azagenda uko Imana ishaka. None nawe wowe niba yagiye muri izo ngeso runaka, nawe ugiye kujya mu bapfumu, mwese muri wundi, mwese muri kimwe. So mukorera n'umwe ni Satani nta wundi. Uko Imana tuvuga ngo ukora icyaha wese ni wa Satani, ariko udakora icyaha ni w'Imana. Niyo banze ibaze cyane iyi saha, uwo ndi gukorera ninde? Uwo ndi gukorera ni Imana, si ndi gukorera Satani. Bimeze gute? Muri make abo wicaye iyi saha agomba guhitagaragaza uwo uri we. Ibyo ukora iyi saha agomba guhitagaragaza uwo uri we. Banze ibaze cyane, inzira zanjye zose maze iminsi ngenderamo zerekana yuko ndi iki, zerekana yuko nkora iki, zerekana yuko njye ubwanjye ndinde. Rero ndiwisanga cyane, hari ukundi kuntu byagiye bigenda. Ongera ubwira Imana iguhereza imbabazi. Icyo uhagazemo uhagaze neza nk'uko Imana ishaka, uhagaze neza, uvuga neza ibyo Imana ishaka. Imivugire yawe se igaragaza ko amaze kumaramaza. Imitekerereze yawe simeze gute iteka ryose? Nimutagira ubwete wo kubana abantu bose amahoro, aho ngaho nta hantu muzagera. Nuko mugomba kumenya neza ko ijambo ritubwira ngo twebwe iwacu ntabwo ari inaha, iwacu ni mu ijuru, utegereje umukiza ko azava. Ariko abantu benshi cyane kumenya cyane tugwindira cyane, ukumva wavusha mugenzi wawe ubuzima kubera ubutunzi runaka, ukumva iteka ryose hari ibintu byakwigizeho nk'abantu by'ibyaha bitandukanye. Ariko Yesu yaje kuvuga ngo ibyo byaha bimareho burundu. Yesu akeneye ko yamara ibyo byaha, Yesu akeneye gukora ibyo byaha burundu ku buzima bwawe. Yesu akeneye ko yaguhereza agakiza gakwiriye. Yesu akeneye kuba yakongera kumvikana muri wowe yuko ari Imana. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi Imana igukeneyeho, nuko ugomba kumaramaza. Tugwisha umubare kimwe cyane w'Abakristo birirwa mu nsengero ariko banze kumaramaza. Ugasanga umuntu yavuye ku busambanyi, yavuye ku bintu bijyanye n'inzoga, yavuye ku marozi, ariko asiga afite uburozi bwo mu kanwa, ariko asiga afite ubusinzi bwo mu kanwa, yirirwa avuga kubera ubwo businzi. Ugasanga umuntu muri make afite ubusambanyi bwo mu kanwa, ugasanga umuntu abwishe ibyaha by'uburyo bwinshi bitandukanye. Ariko Yesu arashaka yuko yongera kuba yagufasha, akongera gukura muri ubwo bubata ubazemo igihe kingana gutyo. Yesu akeneye yuko wowe ubwawe yongera kuba yagufata. Niyo mpamvu ashaka yuko wowe urushye uremerewe ngwino wongere umusange. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Akeneye yuko urushye wowe uremerewe, kuko icyambere cyo urarushye mu buryo utazi. Kuko umuntu wese ukora icyaha ni indushyi, uwo ngo ni imbata, uwo ngo ni umupfu, uwo ngo yarapfuye n'ubundi. Ariko Yesu akeneye ko yakongera kuzura, ako yagushe mu buzima. Kuko nta kindi, umusaraba wa Kristo waduhesha agakiza. Yesu yarapfuye, umunsi yapfuye niwo munsi nibuka nanjye navutseho. Imana nishimwe cyane, navutse ku munsi Kristo yaba yarapfuyeho. Kandi ko nta kindi cyatuma nuko ngo wowe nanjye yongera duhereza ubugingo buhoraho. None iteka ryose principe yamuzanye, mission yamuzanye, abantu twagiye tuyikubita hariya. Ariko irashaka yuko ibyo ufite byose, irashaka neza yuko aho uhagaze hose wongera kuboneka ufite kwera, ufite gukiranuka mu maso yawe. Imana nishimwe. Aleluya.
ibyo ukora byose banza cyane bibaze cyane ibyo ndi gukora ndi mu gihe cy'Imana uko igihe cy'Imana ndandukanye n'igihe cy'abantu niyo mpamvu umuntu azaza kwereke ngo dore inzira niye ariko inzira y'Imana izaba ari iriya banza umenye neza aho mpagaze ndi mu bushake bw'Imana ibyo nkora byose ndi mu bushake bw'Imana niwisanga utari mu bushake bw'Imana usaba Imana yongere ikugarukeho kuko namenye neza yuko kuba mu idini ntabwo ari byo bizahesha umuntu agakiza ntabwo uzabona agakiza ariko wabaye mu idini ntabwo uzaba inyangamugayo kuba umuntu umaramaje kuba umuntu ukiranutse ntabwo uzakiranuka bitewe n'uko baye mu idini so idini rizagufasha mu bintu bimwe na bimwe ariko siyo rizaguhereza agakiza agakiza ni uko ugomba gufata icyemezo ukemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe n'ibindi byose wajyamo nta gaciro bifite muri rusange ongera wemerera Imana ongera usaba Imana muri amasaha Imana ongere kugarukeho ndabizi neza hari wagiye utakariza ariko yagiye bigenda ku buzima bwawe Imana ntabwo itaye cyane kugiye umaze gutakaza isa nta kindi shaka no kugira ngo wowe nange wongere utereza agakiza gakwiriye Yesu nashimwe cyane haleluya Yesu nashimwe abantu benshi ndukomeje gusenga ibintu by'ibigirwamana ikintu cyose ubundi uzasenga ikintu cyose uzakunda kurusha Imana uzamenye ko cyamaze kubikirwamana kuri wowe ushobora gusanga nukuri amafaranga kurusha Imana azamaze kubikirwamana kuri wowe wakunda inzu kurusha Imana zamaze kubikirwamana kuri wowe muri make ikintu cyose uzakunda hejuru y'Imana niyo mpamvu Imana igomba kuza ku mwanya wa mbere firstly God haleluya Imana igomba kubanza ikaza ku mwanya wa mbere ibindi byose bikaza nyuma ibyo wakora byose n'umwete wacu wose nta na kimwe gishobora kuba cyaguhesha amahoro uzayibona ariko waje kuri Kristo uzatunga ubwo butunzi bwose ariko nta mahoro uzigera ubonamo utari wamikwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe niyo mpamvu nabonye abantu benshi cyane bagenda muri za Vote bagenda muri za Range Rover bagenda muri za Hammer bagenda muri za Jeep nziza cyane bagenda modoka nziza cyane za limuzini zikomeye cyane ariko abo ngabo ugasanga iteka ryose agenda ubona ari kugenda ari muri ya modoka ugasanga umuntu atuye muri etaje nivo zingahe ariko afite amareme cyane adasanzwe nta kindi arongo n'indushyi ikomeye cyane ntabwo ubutunzi bwo buzatuma utaruha iteka ryose bikuza abantu benshi cyane bindushyi barahari benshi cyane bari kuri iyi si ariko nababwirira ijambo mwumvira ijambo rikomeye cyane Kristo aracyari kumusaba kugira ngo wowe nanjye yongera duhereze kuba yongera turuhure Imana irashaka yuko aho twaba turi hose tugomba kuba twagaragara ko twabaye abantu bamaramaje abantu bambarabaje ntabwo tugomba kuba twahindurwa n'ibihe byose twaba duhagazemo ntabwo twahindurwa n'ibibazo bitandukanye turimo ahubwo aho turi hose ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose uko turiho kose tumenye neza yuko Uwiteka ashaka yuko dukiranuka haleluya Uwiteka arashaka yuko dukiranuka mu nzira zose twacamo aho twajya hose Uwiteka akeneye ko dukiranuka haleluya Yesu nashimwe cyane ubundi ijambo kuba umukristo ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe uko mwizera nk'umucunguzi wawe iteka ryose ukemera ko uri umunyabyaha ibyo biba bihagije wamaze kuba umukristo kumwemera nk'umwami n'umukiza wawe ukamwemera nk'umucunguzi wawe aho ngaho ukemera yuko ari umunyabyaha aho ngaho uzaba umaze kuba umukristo rero tugenda twese cyane kuri definition ariko icyo twakora cyose banza ushakisha ukuntu wabanza gukiranuka kuko hari abantu benshi cyane n'ubundi bitirwa ngo ni abakristo kandi atari abakristo uzahura n'uwo nguwo waguhutaza tuvuga ngo abakristo bose n'ubundi nuko bameze ariko siko bizabimeze ntabwo ariko bizabimeze ahubwo nta kindi Uwiteka dushakaho ni ukwera no gukiranuka haleluya ni ukwera no gukiranuka nta kindi rero kuba umunyabyaha ni uko wera imbuto z'abanyabyaha imbuto zawe rero uri kwera isaha zirerekana icyo uri cyo niba uri kwera imbuto z'abantu bakijijwe ubwo nyine urakijijwe niba uri kwera imbuto z'abanyabyaha ubwo nyine uri umunyabyaha kuko icya mbere cyo icyo mugomba kumenya abantu bose basa n'akazi bakora umuntu wicuruza w'indaya iteka ryose asa n'indaya umuntu ucuruza amakara asa n'amakara umuntu ucuruza ifu asa n'ifite iteka ryose
umuntu ucuruza inyama rimwe rero usanga hari utuntu tugaragaza yuko acuruza inyama. Umuntu ibyo acuruza uko ameze mu imbere nibyo bigenda bigaragara inyuma. N'ibingibi muri bwo mubeshye bakeza kawo mu mutima, banza ukiranuke, kuko icyambere cyo wongera usaba umwuka w'Imana wongera kugenderere agushoboze kumaramaza mu buzima bwose aho ubayemo. Naho ubundi abantu benshi cyane baguye mu mitima, hari abakristo benshi cyane baguye mu mitima, ariko Imana irashaka yuko mwongera mukamaramaza mu buryo bwose bushoboka. Yesu nashimwe cyane. Jambo ry'Imana tuvuga cyane ngo mugire wa mutima ngo wari muri Kristo Yesu, kuko nukiri uwo mutima niwe uzagushoboza kumaramaza, kuko nukiri uwo mutima uzagushoboza cyane kuyoborwa n'umwuka wera. Kuko jambo ry'Imana tuvuga Galatiya 5:16 ngo ndavuga nti ngo niwebwe n'umwuka wera, ko nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ubwo kamere igira n'iki bitandukanye n'ibyo umwuka ishaka. N'ibyo umwuka ishaka biri different n'ibyo kamere ishaka. That is why ibyo byose bigenda gutyo. Imana irashaka yuko ab'Imana bayoborwa n'umwuka wera, abatandi bakayoborwa na kamere, kuko nta kindi iyo kamere ikurimo ni nayo iguteza kuvuga amagambo yose. Iyo kamere ikurimo ni nayo iguteza gukora ibyo byose bibi byose uzikora. Niyo mpamvu iyi saa Kristo cyashaka akeneye kuba yaza akakuyobora, so ukaba uriho atari wowe wiyobora, atari wowe wenyine ugenda nk'uko ushaka, ahubwo akaba ari Kristo ukora muri wowe. Ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose ukabikora udakoreshejwe nawe, ukabivuga udakoreshejwe n'ibyo ukora. Muri make ibyo ukora byose akaba ari Kristo uherereye muri wowe, akaba ari ugaragara mu buryo bwose bushoboka. Imana ishimwe. Haleluya. Timoteyo cyane ku musozo w'aya magambo w'iki gitwa twateguye cy'uyu munsi wa none, ariko banza cyane wibaze, koko uko ngaragara ndamaramaza ndakiranuka nk'uko Imana ishaka? Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ni ukuri ngo nimutayebwira kurenza uko abanditsi n'abafarisayo ntabwo muzigira mujya mu ijuru. Yesu nashimwe. Kuko abo ngabo bafite kwizera bari bafite, ariko bafite n'ibyo badakora. None twebwe tugenda tubeshya Imana, tubeshya Imana mu nsengero zitandukanye, ugasanga ibyo turimo n'ukuri ngo tubeshya Imana. Ariko iyi saha Uwiteka aragukeneye, iyi saha Uwiteka arakwifuje kugira ngo wowe urusheho uremerewe, nguze yongere agutabare, yongere akwambike imbaraga, yongere agukomeze, yongere akomereze mu buntu bwiwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ibyo wakora byose banza urebe neza, banza wibaze cyane, Imana iri kumbona gute? Ndimo ngaragara gute imbere y'Imana? Ije n'iki kugira ngo wongere cyane bisuzume. Ni ukuvuga ngo imberuka ngo yatinze, ariko menya ko Kristo ubwiwe we ntabwo atinze, n'urupfu ntabwo rutinze. Iyi saha urupfu rwaze rukaba rwagutwara. Icyo mpamvu mukubwira ngo iyi saha emera Kristo wongere wihane. Uko wasubiye inyuma kose urakuzi, ibyo ukora byose urabizi, ibyo ugenda ubeshya abantu byose urabizi, ariko ongera wicarane n'Imana, ubwize Imana ukuri mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, ubwize Imana ukuri mu bishoboka byose. Ubwira Imana gutya niko mpagaze, gutya ndikomeze. Imana yiteguye kuba yakubabara mu buryo bwose bushoboka, ariko nudakora icyo kintu n'ubundi uzagirwa n'urubanza. Haleluya. Uzagirwa n'urubanza rukomeye cyane, uzagirwa n'urubanza rukomeye cyane. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bongera kwezwa, bongera gukiranuka. Ibyo ukora byose, ubuzima bwose waba urimo, kongera ugakiranuka. Nk'uko tubizi neza ko iyi si turimo imyaka yose tuyimara n'ubundi bintu bitandukanye, ariko icyo Imana ishakaho cyane ni ukwera no gukiranuka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iminsi umaze Imana ntabwo yitayeho, igihe umaze Imana ntabwo cyitayeho, ahubwo iki gushaka muri amasaha umaze kumva iyi message ufashe uwe mwanzuro. Fata umwanzuro wo kongera kumaramaza, we kuvuga ngo uzava ku Mana kubera ikibazo runaka waba uhagazemo, nuvuga ngo uzava ku Mana kubera ibibazo runaka uri gucamo. Icyambere cyo uri guca mu ntambara zikomeye, guca mu buzima butandukanye, ariko vuga ngo ubuzima ndimo ntabwo buzankura ku Mana, iyi mibereho nyicayemo ntabwo izankura ku Mana, ahubwo muri tugerageza iteka ryose ngomba kubisubikira cyane ku Mana, tumashakisha Imana mu buryo bwose bushoboka. Ubundi wowe ubwawe ni ubona umubare iteka ryose uko byagenze. Genda ushakisha Imana, uhamagara Imana, uyereke ikibazo cyawe uko kimeze, izazigutabare kandi izazikurengere. Ntapana kwirirwa ngo ugiye kujya kwicira inzira, apana kugenda ngo ugiye kujya gushakisha mu izindi nzira. Inzira zose wajyemo n'ubundi zose zizakurusha, uko abantu benshi bari muri ubwo burusha bimeze gutyo, bumva ngo hari icyo bakoze, ariko uzavanamo imbwa yiruka. Amena. Nimureke cyane
turebe cyane indangagaciro z'umuntu w'umukristo. Umukristo, indangagaciro z'umukristo, hari udupe nka tungahe indangagaciro z'umukristo, mureke tudusome twirukanka then turebe ko twasenga Imana. Ariko cyane wongere ibibazo cyane uku nguku umeze iyi saha ndimo nagaragara gute. Sinzi impamvu Imana yazanye amagambo ngo twakunye kuyaganiraho. Imana ikigushakaho cyane nuko ugomba kumaramaza mu buzima bwose, yaguha ubutunzi, yaguhereza ubukene, anytime ahantu hose Imana yakwicaza. Imana ikeneye yuko uyihamya, Imana ikeneye kwihesha icyubahiro, apana kuza kuba ngo ngiye nguzamye Imana ndi muzima nk'ubu ngubu. Ubuzima bwose waba uyicayemo, waba uri mu bukene, waba uri mu bushomeri, waba uri ku musozi w'ubupfakazi, waba uri ku musozi w'ubukene, waba uri ku musozi ibibazo bitandukanye, ahantu hose ugomba kuba uri, ntagomba kuba wahura n'icyo bita guhindurwa n'ibihe. Muri make ntagomba kuba wagira effect zo kuba wahindurwa n'ibyo bihe byose wahagazemo, ahubwo byose menyereze ko Uwiteka ari ubitegura, kandi uko abishaka n'ibyo akora ibyo ashaka mu gihe cyiwe. Ntabwo azakora ibyo ushaka, ntabwo azigera avuga ibyo ushaka, ahubwo wowe icyo ugomba kumenya neza ni ukumenya neza Uwiteka ari kumbona gute. Ibyo nibyo n'ubundi byo bizagufasha cyane n'ubundi kumenya neza ibijyanye n'umugambi w'Imana. Haleluya. Indangagaciro z'umukristo. Umukristo wese agomba kuba ari umunyakuri. Yesu nashimwe. Igihe cyose uzisanga utari umunyakuri, uzamenyeza ko utari umukristo. Umukristo aho yava akagera agira ukuri muri we. Haleluya. Ikindi, umukristo agomba kuba ari inyangamugayo. Ikindi, umukristo agomba kuba afite kwizera. Ikindi, umukristo agomba kuba afite gukiranuka. Ikindi, umukristo agomba kuba ashobora kwihanganira imibabaro cyangwa ibimugerageza by'uburyo bwose. Ubundi umukristo utihangana si umukristo. Ubundi niyo bamubwira ngo no kubaka urugo iteka ryose rugomba kubaka n'ibintu bibiri, arimo kwihangana akabamo no kunyurwa. Kwihangana no kunyurwa, ibyo bintu twari bibiri ibyo bizagufasha kuba mu rugo rwawe neza. Ntabwo uzigera ubona sampurusa ibyo ushaka, ahubwo ibyo bya biri n'ubundi uzabona uzagire kunyurwa nabyo, ugire no kwihangana, bizagushoboza kuba umukristo umaramaje. Ikindi, agomba kuba afite umwuka wera. Umukristo udafite umwuka wera we nta juru afite. Umukristo agomba kuba afite umwuka wera. Ikindi, agomba kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Ubundi umukristo agomba kugira agaciro cyane z'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kwihana. Then ukisanga abantu bicane birirwa basenga badashaka kwihana, badashaka no gusoma ijambo ry'Imana. Icyo wakora cyo gusoma ijambo ry'Imana, ahangaho ubukristo bwawe buri mu kibazo gikomeye cyane. Noneho hari ibyahanuwe na uriya muboti mu kinyejana cyangwa bigomba kuzamuka muri ikinyejana cya 20 nyingi turimo n'ubundi iteka ryose. Aya magambo ureke tuyacemo cyane twirukanka, utabona amasaha cyane yagiye mu byihanganira. Yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo hazaba hariho idini ritagira umwuka wera. Ariko nikomeza amadini ifite ubunguwa menshi, amadini bijyana menshi, ntabwo akiri gushaka ko yavuga n'umwuka wera. Niyo mpamvu uri gusanga abite ngo abakozi b'Imana birirwa amashosho media, birirwa bajya kuriga barega bene se ngo kanaka n'ubundi ngo yakoze ibyagucya na gutya, ngo kanaka n'ubundi ngo agomba kuba yahanwa. Ugasanga birirwa iteka ryose birirwa basebanya. Ugasanga abapastor runaka bagiye ku mashosho media bagiye kuvuga ngo umupastor runaka yavuze ijambo riniri agomba kuba yahanwa. Ko nigeze numva cyane nk'abapastor barimo bavuga mugenzi wabo ngo yawutandukiriye, ngo yavuze nabi, ngo sizi ibiki n'ibiki. Ugasanga batangiye kumusabira gufungwa. Ukibaza abo ngabo se ubundi bashinze iki muri politiki, bashinze iki muri leta? Imana ko abamagana umuhamagaro w'ubushumba mukamugera mutandukire mucyakora no kwishe muri politiki, niko kazi murimo. Ndabizi neza ari abapastor benshi n'ubundi bakunda ko bari kuri cyane n'icano bizi ko bahari. Ariko ukibaza cyane mwebwe ubwanyu muhora mugambana n'iteka ryose, ukumva ko mwene so atagombye kuba yagira ibyagombye kuba yabona ngo bitewe n'igihe runaka gutya na gutya. Ugasanga mwene se niba zamuka Imana muri yamukoresha bitumye utangiye kuyimizamura ikintu bita amashari muri wowe. Ayo amashari yawe n'ubundi kwaza gupfira ubusa. Uwo nguwo afite Imana yamuvuzeho, uwo nguwo afite Imana ikorera, kandi amenye ko nta kintu kimwe kizigera kibaho Imana itabigize mu ruhari. Ko ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo idini ritagira umwuka wera. Abakristo badafite Kristo
nyine bakita ngo n'abakristo ariko nta Kristo bafite muri bo. Uko umuntu irwa yitwa ngo ngiye ngo sengera ngo kwa kana ngo sengera ngo ngunjinire niri, ariko ugasanga nta Kristo afite muri we. Ubwo se iyo wirebye ubona uri umukristo, banze beze cyane imivugire yanjye, ibyo nkora, ibyo ntekereza, uko ngenda, uko mbana abandi bose bigaragaza yuko ndi umukristo. Muri make igihe cyose uzireba ukabona ibyo ukora bihamanye cyane no kuba umukristo, uzasaba Imana yongere kugarukeho. Ikindi kubabarira kudaherekejwe no kwihana. Nyine ugasanga abantu birirwa ngo bari gusenga kavuga ngo tubasabiye imbabazi. Uri gusaba imbabazi zo muntu se utarimo wihana, uri gusaba imbabazi nkandi. Nyine nuko nguko nicyo kigegera dusohoyemo ngo kubabarirwa kudaherekejwe no kwihana. Ikindi agakiza katagira kuvuga kabiri. Kuva nyine ngo umuntu ngo afite agakiza ariko atarigeze avuga bwa kabiri, kuva ngo agiye mazi menshi ngo bizaguhesha agakiza, barakubeshye. Igihe cyose utari wuzuye umwuka wari kuzaba ari ikibazo kuri wowe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mureke tuganire kandi tuvugishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko ukuri turimo turaganira nta nubwo bagukena, nta nubwo bari kugushaka. Ikindi, politike idafatiye ku Mana. Politike yose yamaze guca Imana amazi. Bumva ibintu by'Imana yose amaze kubica amazi. Niyo mpamvu iteka ryose asanga abami bose bagiye babaho kera, bagiye babaho mu buzima bwiza bitewe ko bagiye bubaha Imana. Ngurugero murebe nka Dawudi yagereza Imana, biti Imana ivuga ngo mbonye umuntu ufite umutima ngo nshaka, uyu ngundi wo nkeneye. Bitewe n'iki? Suko atakora ibyo yarabikoraga, ariko iteka ryose umugambi gw'ibyo yakoraga byose no kujya kurwana, yabaza kujya kubaza Imana. Ariko isaba amaze gushira Imana hanze. Niyo mpamvu ibihugu byose usanga bihura n'intambara zidasanzwe, bagahura politiki idasanzwe ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Icyambere cyo iyi politiki dufite ashigiye ku Mana niyo irimo irateza ibibazo isi yose ifite. Ikindi, abigishije ijuru batigisha ko abanyabyaha bazarimbuka. Abantu benshi cyane barimo barigisha ijuru ariko ntibavuge yuko abanyabyaha bazarimbuka. Yesu nashimwe cyane. Imyuka irindwi iri gukora cyane muri iyi minsi. Umwuka wo gusambana ni umwuka ufite imbaraga ku isi yose. Ikintu bita ubusambanyi bufite imbaraga ku isi yose mu buryo budasanzwe. Kuko ndibuka neza Imana igeze yimbishura cyane. Mbona n'abana bari mu myaka 6 gutyo, uwo mwuka ugiye kubinjira w'ubusambanyi. Ugasanga umwana afite imyaka 6 ariko yatangiye umwuka wo gusambana. Kandi ugasanga izo ngizo akenshi ni za karande zageze ivi iwabo. Ugasanga hari abo umuryango w'uwo mwana bajyaga basambana. Iteka ryose mujye mumenya neza yuko icyaha cy'ubusambanyi kigira ibisekuruza bigera hafi mu 10. Wowe niba warasambanye uri umukobwa, menya neza yuko n'umwana uzabyara nawe uwo mwuka uzamugenda w'ubusambanyi, nawe uzabyara nawe uwo azabyara uzamugendaho kugera ku bisekuruza hafi 10 byose. Niko bizagenda iteka ryose. Mugo kunyeze ko umwuka wafashe imbaraga zidasanzwe, mwagiye mubikora muzinda ngo muri murenezeze imibiri yanyu, ariko iyi saha nta kindi ni wongere wisuzume cyane. Wongere cyane ni uri guteza ibibazo urugo rwawe, ni uri guteza ibibazo umuryango wawe muri rusange. Uwo mwuka uri muri baza ngo umwana ngo kubera iki ngo umwana wanjye gwahora asambana, ikibazo mufite cyane usho gusanga ari wowe cyangwa ari umugabo wawe ari byo muyigwamo n'ubundi. Uwo mwuka n'ubundi ukazasimbikira ku bana banyu. Niyo mpamvu ibyo mukora byose ngo mukumenyeze ko n'abana banyu bwanyu bigenda bibagera winga. Niyo mpamvu ibyo mwatuye, ibyo mwakoze ni nabyo n'ubundi byabigera no ku bana banyu. Yesu nashimwe. Rero uyu mwuka w'ubusambanyi ufite imbaraga zidasanzwe, kuko abantu bose bamaze kubigira business. Ukumva umwe wamubaza kubera icyo ukora ibira akavuga ngo nose ibyo natanze sibyo natanze ibyange sibyo natanze. Niko benshi niko bahita bavuga ko umuntu avuze ngo ngiye ndi gutanga ngiye ibyange nibyo natanze, nawe ufite ibyawo ugomba gutangaho. Nyine ugasanga nicyo kintu abantu bari kugenderamo, ariko kuri gushoboka Imana y'ubwayo izaza ye gutinda. Haleluya. Hari umwuka wo gusenya ngo bikomeye cyane. Uyu mwuka wo cyane gose ugasanga abantu ntibamaranye n'ukwezi na kumwe, ariko ugasanga atari ubwo bamaze gusenyuka. Banze bibaze cyane, uyu muntu arinzanye ari uyu mugore ari uyu mugabo ari muri presence y'Imana. Ubundi iteka ryose igihe cyose uzazana umugabo cyangwa umugore utari muri presence y'Imana, uzamenye neza ko umuntu kubana nawe bizakurusha, kuko ngo ari intumwa ya Satani. Wowe ni wowe wenyine ubwawe wihitiyemo, ntabwo ari umugore Imana yakuremeye uwo nguwo, ni wowe ubwawe wihitiyemo. Kandi icyo wihitiyemo n'ubundi ni nacyo ugiye kuzahura nacyo.
Yesu nashimwe. Nimureke tuvugisha ukuri gushoboka nta kindi uwo ngo wihitiyemo azakubera igihanda. Kwihangana nibikunanira niguzasanga n'ubundi mwasenye. Niyo mpamvu nta kindi, niwo mwuka wazamutse cyane no gusenya ingo bikomeye cyane. Muri amadivorce arimo araboneka cyane ni muri cyane nkanga mu Rwanda. Amadivorce ari kuntangana nta kindi, niwo mwuka cyane uyu mwanzi n'ubundi yateje wo gusenya ingo bikomeye cyane. Hakaza umwuka wo kugwa bikomeje umutima, ugasanga abantu benshi baguye mu mitima yabo, bahora mu nsengero ariko baraguye, bagushwe n'ibintu birimo bikorwa mu nsengero zabo, baraguye bikomeye cyane. Nta kindi, niwo mwuka nyine ugomba kuburi gukora cyane. Hakaza umwuka wo gukundisha abantu isi kurusha ijuru, ugasanga umuntu arimo araza arakwereka ngo Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye ibyo kurya, Imana iguhaye akazi keza, Imana iguhaye viza, Imana iguhaye ibiki n'ibiki, ariko ntabwo ari byo bikenewe. Ubutunzi nyamukuru ukeneye kuri wowe ni ubwo gutunga agakiza, nta kindi. Kuba nutunga agakiza, niyo mpamvu Yesu yabigeye mu bikomeye aravuga ngo nimubanze mushakishe ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ibindi byose muzabibona kubw'ubuntu. Nta kindi Imana ibashaka nuko mugomba gukiranuka. Hakaza umwuka w'amarorane akomeye cyane mu bantu. Hakaza umwuka w'ubuhanuzi bupfuye. Nicyo kintu nyine cyamaze kubwira kuri iyi si. Abahanuzi benshi cyane dufite abarangi, dufite abahanuzi bavuye mu barangi, abantu barimo barakoreshwa Imana, bamwe ari ibimuga, abandi ari ibisenzegeri biri aho ngaho. Mwihanganize imvugo mba ndimo ndakoresha nyine imvugo zibazaje gutyo, ariko ntabwo ari nta muntu n'umwe bari gutuka, ariko dufite ibisenzegeri cyane muri umurimo w'Imana, dufite n'injiji cyane nyinshi cyane muri umurimo w'Imana. Muri make uyu mwuka wo uragwiriye cyane, w'ubuhanuzi bupfuye bwuragwiriye cyane mu buryo budasanzwe. Hakaza umwuka wo gukora kwa Antikristo. Antikristo ni umuntu abikora ku mugaragaro. Uko icyo bita Antikristo ubundi ntabwo ari uko uzaza ngo uvuge ngo ngewe ngo nabaye Antikristo, ahubwo ibyo uzakora byose birimo bigwanya Imana uzabaye Antikristo. Nusambana uzabaye Antikristo, niwiba uzabaye Antikristo. Icyo uzakora byose no gutifuza kubana n'abantu bose amahoro, n'ubundi zamaze kuba Antikristo iteka byose. Kuko Yesu icyo ashaka nuko abantu babana mu mahoro, kuko Yesu yashaka nuko abantu bagirana urukundo. Mureke tuvugisha ukuri gushoboka. Rero nta kindi yisaha wamaze kumva izi mbaraga zose umwanzi amaze kumandura cyane mu isi, wowe ufata umwanzuro muri wowe, wongere usaba Imana igushoboze wuzure umwuka wera. Uko kuzura umwuka yonyine uzagushoboza kuba inyangamugayo, bizagushoboza kuba wakora ibyo Imana ishaka. Nimureke dusenge Imana. Muri make navuga nti ngo nimuyoborwe n'umwuka wera, nimureke n'umwuka wera, nimureke n'umwuka wera cyane. Wongere cyane wibaze cyane urebe ngo nabaye umunyakuri, nabaye inyangamugayo se, nakoze ibyo Imana ishaka se, nigeze uko Imana ishaka se. Then nusanga hari rimwe na rimwe utigeze wubahiriza, saba Imana imbabazi, kuko Imana cyari ku ntebe imbabazi yisa, kandi iteko yabara buri muntu wese, imbabazi Imana zo ziracyariho. Haleluya. Ntabwo ndi wa muntu kuza kubatera ubwoba ngo mabwire ko cyane ngo niko bigiye kugenda, ahubwo Imana y'ubwayo iteko yatangiye imbabazi. Mureke dushime Imana kuri risengeye muri iri jambo, ariko ubwawe ngere cyane gusumaragira isuzume urebe neza kubanye n'Imana. Mana data, Mana ifite imbaraga, tugushimiye kuko uri wera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye ko ijambo ryawe ritubwiye kuba twamaramaza mu izina rya Yesu Kristo wera wa Isiraheli we. Tubarire Mana utagiye tumaramaza mu buryo butandukanye. Babariye umugabo uzumvira ijambo, babariye umugore uzumvira ijambo, abariye umukobwa n'uyu musore uzumvira ijambo, babariye rwose Kristo muzima we. Twese wongere utubari iteka ryose muri rusange, kandi duhereze umwete wo kwita ku byawe mu izina rya Yesu Kristo wera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, Imana y'amasezerano. Tugusabye imbaraga zidushoboza kubaho dukiranuka mu buryo bwose bushoboka, ari byo tuvuga ari byo dukora. Mana tubikore dukiranuka mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli we. Dusabye imbaraga, dusabye ubutabazi, dusabye ubushobozi buturutse kuri wowe, dushoboze twambike imbaraga mu buryo bwose bushoboka, kandi ko imbuto zikwiriye abihanye. Udushoboze Kristo muzima we, uduhe Mana kuri n'agaciro z'abakristo, udukureho imyuka yose Mana yatuma tukurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Udushoboze twambike imbaraga muri iyi minsi ya none, uduhe ko imbuto zikwiriye abihanye mu izina rya Yesu. Kandi icyo tukwinjize cyane uko wadushoboza katubera amaso. Urakoze yuko uri kumwe natwe, urakoze yuko tugarutseho, urakoze yuko tubereye maso muri byose. Sabye nizenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mana muri kumeze beriza umugisha muri byose. Shalom shalom.